Abateze amatwi Radio Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Musekeweya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Musekeweya ihita kuri Radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mu gice cy'ubushize Fiyete yasangizaga abagenzi b'igitekerezo cyo kurema urubuga rwa WhatsApp urubyiruko rufite ibibazo bikomoka ku mateka rwajya ruhuriraho rugasindagizanya. Kibanga na Manyobwa bo bari baraye bashashe inzobe bakemura ibibazo baranyurwa, bituma bashyiraho gahunda ihoraho nk'iyo ndetse bayishakira akazina bayita ibagarabucuti. Mugenga wari usanze Rutaganiraho yari yatumiye Ruvubura ngo basangire baganire, hakamusagarira mumenaho inzoga se. Iby'urwo rugomo byaciriye aho. Reka ntangire mwiyumvire. Maribo, se niba udashaka kumvugisha kandi hano ngo ngufashe biragenda gute koko? Melody, gerageza ko mama wawe nicyo ngusaba kuva ejo, sibyo? Karibu Kigingi na Kambari. Binjiye batesavuga amasaha yo gusura ataragera. Maribo, uracyarakaye se kandi? Gerageza gutuza nibyo bigufasha Maribo. Ntihagire abaza kongera kunsonga nicyo mbasabye. Sha Maribo, byibura abanza twumve. Njyewe naraye ntanasinziriye kubera. Wabujijwe n'iki gusinzira se kandi mwatashye mwamaze kwimara agahinda munyishima. Mwamara no kumenya ko ndwaye mukanyitaza mukagenda mutavuze. Sha Maribo, ubifashe nabi pe. Ndako tubabariye tugusabye imbabazi. Maribo, mimi nakosa cha kusema kabisa. Basi tupfukame tukusabe imbabazi. Arewe ngo bagire ngo ubwo se murumva nibagiye ibintu byose mwabanje kuvuga ngo ndatwite ngo nisobanure sha ahubwo ngiye guhamagara umuforomo basohore niruhukire. Oya sha Maribo, twaraye tugufatanyije n'uburwayi bifitiye tugucira urubanza kandi ubuzima bwawe buri mu kaga, ariko tumaze kumenya kuri buri wese yacecetse. Kigingi na Kambare bo banyonyombye barasohoka kubera ipfunwe twari dutewe n'ibigambo twahuraguye. Sasa Maribo, niambie, daktari akusobanurira uko bile kama ni nini ibibyimba byaje mu nda yawe? Nanjye nahise numva ntazi bimbayeho bakibimbwira, Yo, ku buryo ntabashije kubona imbaraga zo kubaza byinshi ku burwayi mfite. Ariko se nk'ubu koko kubera iki bibaye kuri Maribo wanjye? Mama Irikire wanjye, Mana ndakwinginze gira icyo ukora. Sha ntababeshye nanjye gusa ndabasha kubyakira. Gusa mfite icyizere ko abaganga bazamvura nkakira, kuko ubabare n'iseseme byagabanutse kubera imiti bampaye. Maribo, mumara natwe turaharisha, sibyo Kigingi nawe Kambare? Mureke tube hafi ya Maribo uko bishoboka. Umva, njye ahubwo ndamukoze kugeza igihe azavira mu bitaro. Na mimi niko tayari. Kigingi wowe uje kugumana na Irikire. Umva kandira, izo maka nizo za mbere mugomba gushyira hasi cyane cyane igihe turi hano kwa muganga. Ubu koko murara mugasanga Maribori akeneye izo mpagarara mukuru amuterana amagambo. Maribo, utubabarire ntago twongera, sibyo? Utusame kabisa Maribo. Ahubwo muzi n'ikindi, ngiye kubasaba ikintu kimwe kandi muhite mucyubahiriza. Yewe Shafiye, uhagaze gato we ndebera ukuntu urwara rwanjye rubaye sha. Oh la la, kakavene bagusigira akanya nuko kabaye. Ubwo se warebagaye Mari? Ako Shafiye, ngize ibyago ndasitara none uranseka sha. Oya sha singusetse. Nose dusubireyo bongera bagushyiraho indi verni. Oya reka dukomeze ahubwo tutaza no gukererwa inama, maze twari tugize Imana badusokoza vuba. Kora ahubwo. Warebye kurumbwira ngo tuzinduke. Kuko uriya mugeni n'abafiye be badusanze iyo badutanga twari kuririmba urwo tubonye. Ariko se Fiye, ibyo nabonye nayo wabibonye we? Uravuga uriya mugeni wari utwite inda y'imvusi se? Umva numiwe pe. Natabyara arimo arasezerana umbaye. Niwabonye na wa mukobwa watwogeje mu mutwe se? Nawe arakuriwe. Buriya kuko hakorwa iki ngo abakobwa barindwe gutwara inda zitateganyijwe? Igisubizo kiri muri twe abakobwa mbere na mbere. Turamutse tubashije kwirinda impamvu zituma bibaho, nk'ubushukanyi bw'abahungu cyangwa abagabo bakuze bifunga abakobwa bato babashukisha amafaranga. Fiye, ibyo uvuze nibyo. Tw'abakobwa dukwiye kujya tumenya guhagarara ku cyerekezo cyacu cy'ahazaza, ntihagire ukidutesha. Ego mana yanjye, ariko Merina wiratira iki? Uzi ko umwanzi kuki urinze kuza womboka? Nkugize ntese
ubwo rero uragira ngo utambwire amakuru yo mu muryango w'inyamaswa w'abavubura. Ariko we inyamaswa iyo ziri hamwe zirasangira ziraganira zigaseka bigenda bite? Shawe mbwira. Umva Merina rero nkubwire udusanze twiganirira ntawe gutumiye. Reka rero gutesha Fiyete agaciro n'ibigambo nk'ibyo. Nyamara Meri sinzi niba utazi imvugo ivuga ngo ubambe sinakurura. Umva mbese ngo karavuga urantega imisi wowe. Uzindi wowe najyana nkuzuza inzoga muri urwo rutwe rw'uruvubura narangiza nkajya kwiroha mu mugezi. Ego mana yanjye mbega ubugome. Ariko urashaka iki wa mukobwa we? Sibyo bakwiriye. Ariko nakugize wamvuye ugakomeza ukajya iyo wajyaga. Ahubwo mbaza ngo mu mugezi byagenda bite? Ikibazo nuko ingona zakwanga kukurya kuko zitarya umwanda. Ubwo nta soni Meri. Umukobwa nkawe yibasira mugenzi waryo gusa mutesha agaciro bigezaho. Wagiye ushyira mu gaciro koko. Amagambo nkawe nawe ntabwo akubahisha rwose. Abavubura nibyo bakwiriye. Urakomeje koko Ruvubu? Iyi kese nsanze witeretse muri gitondo urateganya kuyimara wenyine? None se hari undi muntu uzanzangaga kwa? Yakoze wakwicara tugasangira niba utihuta. Dore nanjye nibwo nyipfundura irya mbere. Nubwo nje ngutunguye sinihora. Ariko narone sindo kwicara ngo tunguye kese tuyimare. Ariko se kugotomera ucyo Ruvubu? Ugize ubwoba ko nawe ndi bugucuriza nzoga zawe? Mbaga kwa ndakumva. Inzoga nizo nshuti nsigaranye. Inzoga? Byibura iyo maze tungahe nibagirwa gato agahinda mfite. Vubu. Ndabibona rwose urababaye. Erega n'ubunije kubera amakuru numvise yakaga warahuye nako ubwo ari kumwe na Rutaganira. Nakuri se koko gakwa? Ahubwo sembekeshe iki ko haza kundebara? Kandi nari nzi ko ntawe uzongera no kunyura hafi aha ngaha kubera ukuntu umugenga yarayansuzuguye. Ariko se ubure cyawe tubanze tuganire. Nubundi se ko ntacyo dupfa ntawuzwa n'ikikuza kuganiriza koko. Reka gakwa. Reka rwose. Umugabo umugenga yarayansuzuguye amena nk'inzoga. Nanjye ndireba ndiyoberwa. Urumva? Ku buryo nageze aho nicuza icyatumye nemera kwicarana n'abandi mu kabari. Kandi narabivuyeho. Ariko se kubera iki? Si uburenganzira bwawe kwicara aho ushaka ukicara naho ushatse se? Babarira sha. Gakwa ndakumva. Buryo umuntu arimenya. Kandi ngiye ihembe rimwe yiyereka kare. Aho ntabwo tubyumva kimwe ariko. Ngiye nta kosa nkubaraho rwose. Ahubwo ikosa ryakozwe nawe gusagariye. Aha. Nta hantu uzongera kujya rwose. Singiye kujya nigemurira abantu bo kuntuka. Abantu bantuka ndetse n'abandyanira inzara. Oya nanone Ruvubu. Ni gereza usubiyemo se? Yego birumvikana kubaka amateka aho wigeze guhemuka n'ibyoroha. Wakabimenyese. Ariko birashoboka. Kuba narinutse nubwo bitagaragara inyuma se nta nubwo ujya wumva uko ino mvugwa. Ngaho geranye nanjye wo muri bya bihe by'amakimbirane ya Muhumuro na Omanzi. Gakwa ndakumva. Rwose ibyo umbwira ni byiza. None ariko ubanza wowe ntawe wigeze kwikoma. Have byihorere. Wonye niyo bibi bya Rwanda banyikoma gusa. Ariko kubona n'abana banjye bansonga kandi rero bakambaye hafi. Ayiwe. Bintera kumva nta mwanya mfite ino ha rwose. Buriya rero hari icyo ushobora kuba utazi Ruvubu. Abana wibarenganya. Buriya bafite umuzigo wabo no kubatwara gahoro. Ahubwo n'abatese abikoreye umutwaro w'ikisi. Kuba ntacyo bashingwa kandi kuba ari bato biriya biba. Yo none se nababana n'amateka agoye kandi yabagoye hakabagiraho ingaruka nta ruhare bigeze bayagiramo. Biriya birabakomeretsa cyane rwose. Ibyo uvuga ni ukuri? Buriya ni ukubagenza gake kugeza ubwo bazabasha kugira umutima ukomeye wo kubana n'ayo mateka. Aho ni munyumvira abahu. Ariko sukuna abana banjye basigaye bansuzugura. Jimmy wafite umutwe ufunze. Ikindi nakubwira rero Ruvubura. Igihe cyose nawe uzajya wumva uremerewe ku mutima aho kuyaguza inzoga nk'uko ahubwo wazajya unshaka tukaganira. Manesomere. Nuko ye urabona ukuntu muza mwitoratoza cyakoze Fiye ndahamya ko ari Mariza wagukirije gisoko zira kwa fire muri irimo dukobyo twinshi. Bakwihorera. Niba mbeshye se kutanyomoje. Ubwo ko nta sore mufite zo kugira hano inama irangiye. Mushatse mwakwitahira rwose n'abandi twakoranye inama yo gutegura ibirori bamaze kugenda. Ariko se nkubaze kigi
mbere yo kutugaya wigeze nibura utubaza niba nta kibazo twagize ko nawe wabyivugiye ko ubusanzwe twubahiriza gahunda. Mariza we ntuzi ikigingi areba ibyo gusa ibibazo by'abandi ntibiba bimufasheho. Yo sha mumbabarire no kuri sinamenye ko ari ikibazo mwagize ko byagenze bite se? Sha ubwo uzi ibyo wa mukobwa witwa Merina akoreye Fiyete aramuhutaje n'amagambo mabakomeretsa umutima. Gwe kuri kuvuga byinshi niba ari Merina mwahuye mese mbyumva kuko nzi imyumvire afite muri iki gihe. Shafiye ahubwo Paul kabisa. Ubwo rero Fiyete byamukomerekeje bikomeye mbese yajegeye niko navuga. Sha biragaragara n'ubundi ndabona nta courage afite. Nyine urabyumva byabanje kudusaba kureba aho twicara ngo Fiyete abanza tuze nyuma turaza niyo mpamvu twakererewe. Mari ahubwo mbabarire nibagiye kugushimira ko wambaye hafi ukagumana nanjye. Reka ntacyo bitwaye ahubwo ngenda gushimira ko utagiye kwigunga nk'uko wari ugiye kubigenza maze ukemera ko tuzana hano kuri ngira mugire. Ahubwo kigingi natunyuriremo muri make uko inama yagenze. Ko inama yagenze neza ra twashyize ku murongo ibijyanye na wa munsi w'ibirori dutegura twemeza ko Jimmy na Suso bazaba MC bombi. Gusa nyine hari abatabyishimiye cyane cyane badashaka Jimmy. Cyore ngo kubera iki se kandi? Sha cyari igitekerezo cyiza ariko ngiye ngize impungenge ko batishimiye Jimmy kuba yabaye MC bashobora kwanga kwitabira ibirori. Muri ibyiza si uko twashaka undi. Oya ngewe ndumva atari ngombwa rwose. Jimmy azabikora neza. Ahubwo ikindi kinshimishije ni uko Vika azahabwa umwanya uhagije wo kwihambura. Umva nawe ndamwizera azahatwika hashya. Ahubwo kandi gatekerezo buriya bazaba bari mu mirimo n'ibyaba byiza baramutse bambaye imyenda isa. Ako kantu Fiye ako kantu rwose. Fiye igitekerezo cyawe kinjyanye ku kindi ndi bwunguraneho n'abandi ku rubuga. Oya di banza tubwire tukiri kumwe abandi baraza gutanga ibitekerezo. Nyine mise ntekereza ko byaba byiza urubyiruko tuzitabira dushatse imyenda yagezweho mu bihe bya kera tukazaba ariyo twambara we hanyuma hakazarebwa uwarushije abandi akaba yahembwa. Mbega igitekerezo cyiza bizaba ari agashya. Ibihembo byo rwose nta kwivuna byaba ari agahembo gato. Niyo byaba gusa kujya kuri stage kuririmbana n'umusitari w'umunsi ari we Vicky. Bana we ngizaro turi ya munsi ugera. Kahode. Mayido umudunda mudawugurita ngahe? Ngo gukimanyo. None kuba umado umwanya udundamye w'imyoda gusa biri butuma riri kine butari bujyane ku itoko. Ivugire nakubwira iki? Reka nitahane ntiwakozeho. Yego. Mbere iyo nyama nyigufate niba yakunaniye. Usigade wirwariza kuri ibyo bitsimbo. Nitwara byose wirwaneho nakubwira iki manyo. Ariko se Tiba, hajya ngo ufite ikibazo cy'uko umuruta atagiye atariye. Ku mwana agiye gusura inshuti ye akaba ari burya yo si cyo kibazo mfite rwose. Ote, nabyumvise ubwo urahade noneho reka nge nirire. Kandi rwose umbabarire rekeraho kwimyoda udatuma niruma. Ariko se manyo uretse ko nanze kujya impaka cyane imbere y'umwana uragira ngo iriya myambarire ngewe nayishimye. Tiba uranteta hajya ngo yiyemeda gusigara inyuma nk'ikote. Uba amasegonda ibihumbi asize umwana agiye nturamufata hasi. Amasegonda ibihumbi sasa hari n'iminota 10 yari yashyira umuruta atavuye. None iyo minota 10 ni amasegonda ngahe ko ahubwo kubara byakwihitse. Manyo ibyo tubyore tutava tunabitonganira. Gusa icyo nashaka kukubwira nuko umwana agiye yambaye nabi cyane. Reka mbese hafi ya nabyo pe. Maze nawe urabireba aho kumuhanura mwogeza gusa. Tiba ndagutinyite wagiye umenya kundeberaho ukagendana n'ibigezweho koko. Udukora imudante bya. Ahubwo urantangaza ukuntu ushyigikira imyambarire nk'iriya kandi impamya ko nawe utayambaye ukiri muto. Aha ndabizi ko utegaye warihangiriye kuvuga ngo ndaketuye. Nakubwira iki? Kubivuga ati byo bintadisa. Naho kuba umuruta yambaye kuriya nuko ntifuza ko ibyo ntabonye umwanya wo kwitimamo mu buto bwanjye umwana wanjye batagomba kubivutwa setu. Nuko ye ese mwibarize kibazo. Umbabarire umbwire nk'agasura wumva wifuza ku mukobwa wawe igihe azaba amaze kuba inkumi. Yewe we Mayido ujya ubanza wumva n'ibyo dina ariko umuruta wa
bivuga ngo rero nta mwana wa kabugufi ugomba kumuza imbere rivada yose umuruta sate guteza bigezweho umuruta sate ngo iki sasa agomba kugendana n'ibigezweho ku buryo n'ibiryo byose byo muri hoteli agomba kuzaba biza amazina ariko manyo ubwo urumva udashaka kuzararura umwana murarura ndetse kandi icyo mutakira ari ibyiza gusa ikindi kandi umuruta sate ntagomba kuzasaka agahungu ka saa kintu urashaka no kuzamugira umwirasi rero ku buryo rwose ni ukwirata umugabo agomba kuzajya bata kumugurira amatenete ya zahabu ku buryo aho anyuze hose babona ari ibidombe yambaye manyo ibyo bisinzabikwemerera kubera iki se ntabwo nzarebera ushaka guhuheramo umwana ibitekerezo byawe wari ukwiye ahubwo kumufasha kutabanya mu gihe bijya ngo atumuco ushatse kuvuga ko nta muco ngira ni kuvuga ki ndarengana ni kuvuze ahubwo no kuri kiruvuze kijyanye n'uwo mwana azashaka ese wibuka ko umuntu ashobora gushaka ukiza agakena yabenga ukennye agakira ibyo ujya ubyibuka mbabarira cyane melodi ese waje ryari we maze akanya nuko nari nanze kugukangura melodi kugira ngo mba nsinzire se ahubwo bameze nk'utazi aho ndi nimba mba nahwereye sinzi pe yewe ariko nanjye nabonaga atari ugusinzira gusa uziko n'umufuniko w'igisorori cya potaje wanshitse ukagwa ariko nkabona ntunanyeganyeze yewe banza unyubwire amakuru ya Erikire ibashije kunywa amata se biracyagoye sinakubeshya maribo mwana we gusa ndi kugerageza kugenda muha make make wenda biramuramira mu gihe utarakira cyangwa wenda azanayamenyere akana kanjye kagiye gukubitika pe imana izamfashe gusa ntikazakuremo uburwayi reka twizere ko bitazaba maribo none se ko mbona uko twagusize mu gitondo byasubiye inyuma byagenze bite abaganga ntibarafata icyemezo ku cyo bakwiye gukora ku burwayi bwawe wapisha melodi urebye nta gishya pe kuremba rero menya ariko wakunda umuntu urwaye ahindurwa iyo bwije sinzi pe yewe ubu sinjye kubashaka mbabaze we bakubwira iki se ko n'icyizere nari mfite kiri kugenda kincika kuba batindanye mbifata nk'ikimenyetso cy'uko nta kintu cyiza baza kumbwira oya maribo wikwiheba ndashaka gukomeza kubona maribo rinzi w'intwaro uzi kwihangana urumva komera pe ugomba gukomera ku mpamvu nyinshi ufite zo kubaho ntucike intege urumva maribo ndakumva mpirati maribo karame muga ngize amahirwe nsanze wakangutse madame cyangwa madamasera wajya hanze gato muga melodi ni umuvandimwe wanjye wa hafi niba hari icyo muje kumbwira ndifuza ko yaba ahari nta kibazo noneho maribo nari nkuzaniye imyanzuro y'abaganga bigaga ku burwayi bwawe uru rupapuro ruriho icyo bashaka kugukorera ngo barebe ko bagufasha mu kibazo urimo ubwo urabisoma nubyemera urabisinya ngo iki ye ni iki koko nacumuye mana yanjye kugira ngo umane gutya yewe maribo komera ni iki koko mana yanjye ngo bigenze biteze ntabwo mbyumva pe ayiwe iyi myanzuro y'abaganga maribo rasomye agakuka umutima se iravuga iki bakobwa bakowe naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyahimbwe na Ingabire Laurence. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788803816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri aderesi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na mumanzi hakemetsi ingemwe z'amahoro muzitangwe hari urwango ntizimera. twongeye kubasuhuza nshuti mwese muduteze yombi
abakunzi ba Musekeweya bifuza kugira icyo bayivugaho nyuma y'imyaka 17 ishize igezwa ku bayikurikira bakomeje kuba benshi. Kuri uyu mugoroba turi kumwe n'umubyeyi wayumvise kuva muri 2004 kugeza n'ubu akiyumva. Aratubwira byinshi kuri yo, anatanga ingero zimwe na zimwe z'ibyo yumvisemo byahinduye ubuzima bwe. Nitwa Uwantegeye Bernadette ariko nzwi ku izina rya Fatuma. Iwacu ni ku murenge wa Muyombo mu kagari ka Nyarukombe mu mudugudu wa Mumena. Mfite imyaka 62. Musekeweya natangiye kuyumva muri 2004 kugeza na n'ubu ndacyumva Musekeweya. Musekeweya ngewe icyo nayikundiye, nasanze Musekeweya ari ubuzima, kandi n'ubuzima bwanjye, bwawe, bwundi, bw'isi. Kuko ibintu Musekeweya ivuga si bizabaho, si byabayeho, ahubwo n'ubu biriho. Ngewe rero Musekeweya ikintu cya mbere nyikundira habamo kwihanganisha. Musekeweya ni umwarimu wigisha utagomba ikiguzi. Musekeweya ni umubyeyi ugabura atagombye ngo nkorera iki. Mbese Musekeweya ni ubuzima bw'isi muri rusange. Umuntu utazi uko ubuzima buri ajye yumva Musekeweya. Murakoze cyane. Niki cyatumye wizirika kuri Musekeweya kugeza na n'ubu? Nyizirikaho cyane Musekeweya kuko navutse nabi kandi nkura nabi. Hari n'iby'inyibutsa nanjye naba naragezeho. Hakabaho n'ibyo inyereka ushobora kuzageraho cyangwa uwanjye azageraho, cyangwa muri rusange n'inshuti bituma nkunda Musekeweya. Ndumva rwose Musekeweya yizi, wavuga ko hari uyingayinga bayihanze ntiyaba yibeshye. Nagira ngo noneho utunyure muri make icyagufashije mu butumwa bwatambutse muri Musekeweya. Musekeweya ikintu cya mbere yamariye yaranyuruye. Nabayeho ntagira unkunda kandi mbaho ntagira unyanga kuko ntabyo narinze. Sinarinze urukundo, sinarinze n'urwango. Icyo nicyo cya mbere. Kuko aho nageraga mbonye uguye nabonaga ubwo waguye nyine kugwa ari byo biri. Simbe nanakwegura kubera uko nkoze, uko ndi, uko nabayeho, kuko ntawa nkunze nicyo ngusobanuriye. Niba atari ibanga se watubwira icyaguteraga iyo myitwarire? Mu yandi magambo wari ubayeho ute? Imibereho uko yari iteye, hari umuntu nasabye aranyima kandi mbona ari we wakagombye kumpa. Noneho mbonye uwo muntu anyimye numva ko nta nundi wanjye. Ni muri ubwo buryo nkubwira ngo sinarinze urukundo icyo ari cyo, sinarinze n'urwango icyo ari cyo. Ubwo numvaga ko ari uko umuntu aba. Hanyuma rero ibyo ubihuza ute n'ibyavugirwaga muri Musekeweya? Ibyavugiwe muri Musekeweya, Batamuriza mama we yaramuhohoteye kubera ko yashakaga gushingana urugo na Shema. Agashaka gushingana urugo na Shema, batari bahuje imisozi. Shema akunda Batamuriza, Batamuriza akunda Shema, iwabo barabyanga. Amaze kubyanga, ahantu nibukira Batamuriza yahisemo kujya kuba umubikira kuko bamubujije kubana n'umukunzi. Icyo kintu cyarangaruye kuko byaje kugezaho wibuke bamwiba bakamujyana, agakoresha ibishoboka byose mpaka abonye umukunzi wiwe Shema, n'ubu rugo bararushinze. Kandi noneho Shema na Batamuriza baje kubabarira mama wa Batamuriza, zani nk'abaramubabariye. Icyo kintu kuri Batamuriza kiranyubaka. Yaba nari nkiri muto nanjye ubwo wenda nari kuzubaka urugo. Umwana we bamwifuriza iki rero ugereranyije n'ibyo wumvise muri Musekeweya? Namwifuriza kubaka urugo nk'urwa Batamuriza na Shema. Kindi uriya mugabo Rutaganira nawe ye numva yarigishije kubabarira no kubabarirwa, kuko Rutaganira yakoze ibintu agateranya imisozi yombi yitwaje icyo ari cyo, ariko abantu baramarana, abantu barashwana, imisozi irashwana, umuturage wakundanaga n'undi barangana. Nyuma yabwo aje gufungwa, Rutaganira aza kugaruka yemera icyaha. Rutaganira nawe burya ndamukunda kuko yemeye icyaha akanasaba imbabazi, akaba yaranababariwe kandi bakaba ageze mu ntera ishimishije. Arakoze umubyeyi Uwantegeye Bernadette ku kiganiro atanze. Iki cyari igice cya mbere. Mbere yo gusoza reka dushimira abari banditse bose tutabashije gusomera ubutumwa. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Namwe abari baduteze yombi mwakoze cyane. Dukomeze dukurikiza inama tugirwa ku kwirinda icyorezo cya COVID-19 kugira ngo turengere ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Musekeweya imuhumuro na bumanzi, hakemetsa ingamba z'amahoro ntuzitangwe, hari urwango ntizimera.